ubundi ni imbarabara y'umurava ubwo rero byagorana akanya kugira ngo mbereke umurava ahantu buri kiretse nyine haramutse habaye hari igikorwa tugiye kugikora nibwo mwabona umurava wa nyawo wa Cobra Courage hariho ariko ubu nguko turi kuganira nta gikorwa dufite ubwo nyine urumva ubukuraje buri kugaragara mu byo mvuga no mu buryo mvugamo niho bigaragarira cyane. Habagira inama yo ko bahora baseka koko guseka nko bajya bivuga byongera iminsi yo kubaho binatuma nta muntu ubasha kukwinjirira cyane koko burya ngo utakubonye nta kubara. Inshuti bakunzi bamfata ikiganza TV turabasuhuje nanone rero twongeye twabazaniye abatumirwa nkuko dusanzwe tubatumirira abantu batandukanye kugira ngo babaganirire ku bihe bitandukanye no mu nzego zitandukanye. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe kuko twakiriye abantu bakomeye bari kumwe nanjye hano murabona ko bambaye bafunze n'abaskuti bakaba n'abagide baraza kubidusobanurira neza. Nagira ngo rero mu gutangira babanze batwibwire mu buryo bwa giskuti cyangwa bwa kigide no mu buryo busanzwe bw'amazina ababyeyi babo babise. Ngiye turi kuvugana rero nitwa Uwamahoro Donati nkaba ndi umusalesiane wa Don Bosco. Bakunda kuvuga ngo rero ladies first. Nagira ngo duhere kuri uyu mushiki wacu atwibwire. Murakoze cyane tubanje kubashimira ko mwaduhaye ikaze kugira ngo tuganire. Nitwa Umuhoza Marie Rose Petite, izina ry'ubutwari nitwa Hippopotame Souriante. Hippopotame Souriante arakoze ka twakire rero na musaza we. Murakoze nitwa Hakizimana Julien Cobra Courage abandi chef d'unité w'abaskuti bari na komiseri ushinzwe ikorwa ryo kwagura umuryango w'abaskuti ubwo no kongera abanyamuryango mu karere ka Muhanga. Murakoze. Murakoze cyane rero kuba mubashije kutwibwira ariko wenda kugira ngo n'abadukurikiye babashe kubamenya neza abantu b'abayobozi babikeneye ko banamenyekana mu buryo bwari bwo bwose se mutuye hagana he? Jewe ntuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Shyogwe mu kagari ka Ruri ndetse no mu mudugudu wa Gakombe. Arakoze Hippopotame Souriante Cobra Courage namwe rero mwatubwira. Ngewe ntuye mu karere ka Muhanga umurenge wa Nyamabuye akagari ka Gahogo umudugudu wa Kamugina aho bakunze kwita mu Ruvumera. Ubwo abatembera mu Ruvumera bashobora kuhagusanga birumvikana bahita bantera yambu rwose. Hanyuma rero nagira ngo mbabaze muri mu muryango abaskuti abagide muraza kubidusobanurira ese umuryango w'abaskuti ugamije iki Cobra? Murakoze cyane. Umuryango w'abaskuti ni umuryango urera abana n'urubyiruko. Iyo tuvuze abana n'urubyiruko tuba tuvuze guturuka ku myaka 6 kugera kuri 25. Abo ngabo nibo bemerewe kuba abaskuti ariko n'abarangije iyo ntera nabo hari ahandi tubashyira nk'ubwo raza kuza kukavugaho nyuma. Noneho wakira abantu bose bivuze yuko wakira abakobwa abahungu abinzobe abibikara abazungu abirabura ubwo ni bose ntacyo ushingiyeho nta dini. Noneho umuntu akawujyamo ku bushake umuntu awujyamo ku bushake ntawe yumuhatiye we yumva ko afite ubushake bwo kubajyamo akabajyamo. Ubwo muri makeya ni umuryango urera abana n'urubyiruko wakira abantu bose umuntu akawujyamo ku bushake. Murakoze. Hippopotame Souriante Marie Rose niko wenda padiri yakwise simbizi. Uri umugide none umugide uyu akaba ari umuskuti. Umugide n'umuskuti bitandukana he bihurira he? Umugide n'umuskuti ubundi urebye ntaho dutandukanira kuko twashinzwe n'umubyeyi umwe ari we Baden Powell. Rero abaskuti ni basaza bacu gusa aho dutandukanira cyane umuryango w'abagide uba urimo abana b'abakobwa cyangwa se igitsina gore muri rusange abakobwa n'abadamu. Niho dutandukanye. Abagide rero abari mu bagide ni abakobwa gusa? Ni abakobwa cyangwa abadamu. Abakobwa cyangwa abadamu nibo bari mu bagide. Aha rero misangira ikibazo cy'amatsiko nibaza ariko nshaka kugira ngo Cobra aze kukidusubiza. Watubwiye ko mu baskuti ho habamo abakobwa n'abahungu. Kuki mu baskuti bakira abakobwa n'abahungu
aba bagide bo bakaba barahisemo kwakira abakobwa gusa. Murakoze. Baden Powell ajya gushinga iyo miryango yombi yahereye ku muryango w'abaskuti yawushinze mu 1907. Noneho hashize imyaka 3 nibwo yashinze umuryango w'abagide, ubwo bivuze yuko yawushinze mu 1910. Yabonye rero yuko bitari bihagije cyane cyane ko bagitangira habagamo abahungu gusa. Abona yuko bitari bihagije ko uwo muryango warera abahungu gusa kandi bose bari bafite icyo ashaka kubagezaho. Noneho rero biza kuba ngombwa yuko ashinga umuryango w'abakobwa uza kuba abagide. Ariko uko byagiye byegera imbere yabonye yuko hakenewe ubudasa mu muryango w'abaskuti kugira ngo bakomeze bakore, ariko hazemo icyo twakwita ubudasa. Yahise ashyiramo n'abakobwa kugira ngo umuryango uze kuba urera abakobwa n'abahungu. Noneho abagide bo kubera ko yari yawushinganye umwihariko w'uko ari w'abakobwa gusa, niyo mpamvu bo ari abakobwa n'abadamu hatarimo abahungu. Ariko twebwe ko ari abahungu yashyizemo abakobwa n'abahungu kugira ngo baze gukorera hamwe uze kuba ufite ubudasa. Murakoze cyane. Hippopotamus Suriante rero nkugarutseho, watubwiye ko mu bagide habamo abakobwa n'abadamu. Byumvikane ko hari uburere bwihariye mugenera umwana w'umukobwa cyangwa se uzaba umubyeyi. Uwo mwihariko mufite ni uwuhe wo kuba mwakira abana b'abakobwa cyangwa se murimo muri n'abadamu? Uwo mwihariko ni uwuhe, ni iki mufasha abana b'abakobwa? Murakoze. Ikintu dufasha abana b'abakobwa batwakira kuva ku myaka 6, ashobora kwinjira mu muryango. Kuva rero uwo mwana akinjira mu muryango tugenda tugira uburyo tubagenda tubasobanurira bitewe n'icyiciro agenda arimo. Cyane umwana w'umukobwa yabashije kugera mu gihe cy'umwangavu, tubasha kugenda tubasobanurira ibijyanye n'imyororokere, uburyo bagomba kwirinda, uburyo bagomba no kwitwara, ndetse tukanabafasha cyane mu mpano baba bifitemo kugira ngo babashe kwisobanukirwa, gutera imbere, ndetse babashe no kugira ijwi rigera kure. Bari igihe umwana w'umukobwa atabashaga kugira uburenganzira bwo kuvuga hagati mu bantu cyangwa agira ikibazo ntabashe kukivuga, ariko iyo turi hamwe tubasha cyane kwigiraho inshingano ubwacu. Umwana w'umukobwa akimenya ubwe, yamara kwimenya ubwe akaba yabasha gufasha na mugenzi we cyane ku buzima bwacu bwite, imyororokere, uburyo twakirinda inda zitateganyijwe, kwirinda kujya mu biyobyabwenge, ndetse wajya no mu cyiciro gikuru abitegura kurushinga tukaba twabagira inama uburyo haba harimo bakuru bacu bashatse, bakabasha gusobanurira abitegura kurushinga no kubagira inama uburyo bazitwara mu gihe baba bamaze kurushinga. Marie Rose rero Hippopotamus Suriante urakoze. Cobra yatubwiye ko mu bimwe umuryango ugamije harimo kurera no gufasha urubyiruko. Muri iyi minsi rero tubona mu rubyiruko hari ibibazo bitandukanye bigaragara mu rubyiruko, kubona ko uburere bw'urubyiruko busa naho bwadohotse. Hari ikibazo cy'ibiyobyabwenge mu rubyiruko, hakaba n'ikibazo cy'abana bakunda kuva mu muryango bakajya kuba mu muhanda bo dukunze kwita ba mayibobo. Hano muri Muhanga bakunda kubita ba marimba. Ese icyo kibazo mu gikoraho iki nka komiseri w'abaskuti mu karere ka Muhanga? Murakoze. Ibyo bibazo tugenda tubibona mu by'ukuri, abana batishuri, abana bajya mu mihanda, ariko byose ugasanga akenshi bituruka ku burere bahabwa butari bwiza cyangwa se butanoze. Niyo mpamvu umuryango w'abaskuti cyangwa w'abagide iki ikora cya mbere na mbere ni ugutanga uburere. No gutanga uburere buboneye kugira ngo abo bantu bazavemo abantu beza cyangwa se abayobozi beza b'ejo hazaza. Twebwe rero icyo dukora twegera abo bana bataye ishuri, abo bana bagiye mu mihanda, turabegera rimwe rimwe tukabaganiriza. Hari ibikorwa tujye dupanga kujya ku rwego rw'igihugu yaba ku rwego rw'akarere, uburyo dutumira abana bo ku mihanda bose. Rimwe na rimwe hakabaho no kubatega amatwi tukumva icyatumye bajya ku mihanda n'impamvu bari aho ngaho, tukababaza icyatuma bava ku muhanda. Iyo bamaze kutubwira icyatuma bava ku muhanda, icyo gihe nibwo tureba mu bufasha dufite niba hari aho twashobora kubafasha, niba hari n'abavuye iwabo tukagerageza kubahuza n'iwabo, babwira ibibazo bafite kugira ngo imiryango yabo ngere bakire, tukongera no kugira abo dusubiza ku mashuri. Kuko hari
igikorwa twakoze cyatanze umusaruro. Mu bana twe twakusanyije basaga 50 harimo 12 bose bahise basubira ku ishuri kubera yuko twe twabegeye twabaganirije tubabwira ibyiza ndetse n'ibibi byo ku muhanda ko bihitiramo aho bakwiye kujya. Ndumva rero ibyo ngibyo dukora kugira ngo icyo gikorwa kigabanuke. Inshuti rero bakunzi ba Mfatikinkaza TV, murumva ko abaskuti bakora byinshi mu burere bw'urubyiruko, mu kubavana ku muhanda, mu kubafasha kwitabira ishuri n'ibindi bitandukanye. Hippopotamus Suriante rero tukugarutseho, wavuze ikintu kijyanye no guha uburere abana b'abakobwa, ariko muri iki gihe hari ikibazo gihari cyugarije abana b'abakobwa cyo gutwara inda zitateganijwe, ku buryo ubona imibare yagiye yiyongera cyane. By'umwihariko muri kino gihe rero twabayemo muri Guma mu Rugo dukomeje no kubamo bitewe n'icyorezo cya coronavirus gihari, usanga umubare w'abana b'abakobwa batwara inda zitateganijwe urushaho kugenda wiyongera. Ese umuryango w'abagide icyo kintu mwaba mukigarukaho, niki mufasha abana b'abakobwa? Murakoze. Hanjye nka konseri w'abagide mu karere ka Muhanga, nubwo turi mu bihe bitoroshye nyine bya Guma mu Rugo, Guma mu karere, tutabasha kugera ku bana b'abakobwa nk'uko twabikoraga mbere, ariko ntago twacitse intege cyangwa ngo turekeraho. Tugira amayinite atandukanye, hari ku bigo by'amashuri ndetse hari n'abatari abanyeshuri baba bari hanze wenda barangije, ariko tuba dufite uburyo tubasha kuvugana n'ababahagarariye. Izo unite tugiye dufite haba hagiye hari abazifitiye, hari abaziyobora. Noneho muko kuziyobora, niba ari ku kigo cy'ishuri tuba dufitanye contact n'abayobozi b'ikigo, hanyuma bakagera igihe bakaba baduha online nyine, kuko mu byo twiga harimo na gukoresha cyane ikoranabuhanga. Noneho tukabisabira uburenganzira, tukabasha kuba twaganira, tukabibutsa umwana w'umukobwa uburyo agomba kwirinda, uburyo agomba kwitwara, cyane cyane yirinda ibyamushuka kugira ngo abashe kugwa muri uwo mutego wo gutwara inda zitateganyijwe cyangwa se kuba yatwara inda mu gihe kitari ngombwa, mu gihe akiri mutoya cyangwa mu gihe atarashaka. Rero mw'ibi bihe nyine turakoresha ikoranabuhanga, turakoresha kuboherereza message biciye ku buyobozi bw'ikigo aho bitabasha nyine uko twahagera, kuko turi muri ibi bihe byo kwirinda coronavirus. Murakoze. Hippopotamus Suriante yarakoze ku bisobanuro duhaye ku bijyanye n'uburere bw'abana b'abakobwa. Igitsina gabo bakunda, navuga mu kirundi bavuga no kwagiriza, bakunda kuvuga ko bimwe mu bituma wenda abana b'abakobwa bagwa mu bishuko harimo n'imyambarire idahwitse igaragara mu rubyiruko muri iki gihe. Icyo kintu wabivugaho iki? Ubundi umwana w'umukobwa wahamugiriye ihe nama mu bijyanye n'imyambarire? Turi no mu iterambere nk'uko wabivuze. Yego, murakoze. Ibyo nabyo bishobora kubamo, ariko kuba umwana w'umukobwa yabasha kugwa mu gihe cyo kuba mu uwo mutego kuba yatwara inda cyane, ntago habanze cyane kuba byagendera ku myambarire, nubwo nacyo tutagihakana, ariko icyambere nuko haba habanje kumushuka, haba habanje se cyangwa se no panasiko yamushuka, ahubwo irari kutanyurwa. Hari umwana nk'urugero wenda ashobora kuvuga ari nk'umukene, n'urugero akaba yahura n'umusore cyangwa se umugabo, akaba yamubwira ati urabona umaze kugera mu gihe umaze gukura, ugomba kuba watunga telefone, ugomba kuba wagenda witwa, nyine akamwereka igihe agezemo, kandi icyo kintu ageze mu buryo agomba kwitwara, hari ibyo agomba gukoresha muri icyo gihe kandi ntabyo afite. Iyo yamaze kumubwira gutya, yamaze kumuroga mu mutwe, ubwo ni bwa bushukanyi. Rero no kuba nyine cyangwa se akavuga ati umaze nyine kuba umujene, ugomba kugira kwambara imyambaro itandukanye nyine, ukagaragara neza, ufite ukuntu wakwitwara. Niho hahandi nyine ashobora kujya muri ubwo buryo yambara imyenda itandukanye nyine idakwiye se, bitewe n'ahari, akamushuka, akaba yamugurira n'iyo myenda akamubwira ko ari cyo kimubereye iki. Ariko ahanini cyane hagomba tubibutsa cyane kunyurwa ndetse no kwihangana, kutisumbukuruza, akabanza akagera igihe kuko akwiye kuba arimo kuba yabasha gutunga icyo kintu, kuba yabasha gukora igikorwa runaka kugira ngo atabasha kuba yahita agera muri cya gishuko.
Hippopotamus Suriante rero ati buri mujene umukobwa agomba kunyurwa n'ibyo afite, kwiyakira ukakira ukuri. Cobra sinzi icyo kintu kijyanye n'imyambarire mu rubyiruko, n'abana b'abahungu baba mu baskuti n'abakobwa nabo wenda bagira uburyo bagaragaraho mu bijyanye n'imyambarire, cyane ko isi turimo ivuduka cyane, iri ku muvuduko mwinshi, aho isi yabaye akadomo tubasha kwakira imico ituruka hirya no hino. Ese wowe wemeranya n'abavuga ko ikijyanye n'imyambarire gishobora kuba cyatuma izanda zitateganirijwe abana b'abakobwa bagwamo cyabigiramo uruhare? Murakoze cyane. Jewe ntabwo nemeranya n'abavuga yuko imyambarire ishobora kuba yagira uruhare mu guterwa inda zitateganyijwe ziterwa abangavu, kuko nk'uko mubivuze dukunda kubikura mu mico yo mu bihugu byo hanze, nabo barabikora ariko icyo kibazo nta gihari. Bivuze yuko ikibazo rero kitari imyambarire, ahubwo bivuze yuko ikibazo nk'uko komiseri w'abagide yabivuze, ikibazo ni mu bitekerezo byabo, cyangwa se ni nk'uko bajya bakunda kubivuga ngo byose ni mu mutwe, ikibazo ni aho ngaho kiba kiri. Ugasanga bitewe n'uko batimenye, bitewe n'uko ibyo bindi barimo batabikurikiye neza, ugasanga niho bikunze gupfira. Ndaguha urugero gatoya. Mu muryango wacu w'abaskuti hari ibyo dusigaye dugira byitwa amashimwe, nk'iyo myambarire waruvuzeho. Twebwe turareba ngo iyi myambarire turi kubona ishobora kuzaba ikibazo cyangwa se iri kugendiza cyane, noneho twakora iki kugira ngo nk'umuryango w'abaskuti iyi myambarire noneho tuze gushaka uburyo tuyihuza n'umuco wacu, noneho abaskuti bawurimo, abaskuti bari mu muryango wacu babashe kuba batwara iyo myambarire yabo mu buryo bukwiye. Habayeho rero ishimwe ryitwa Kanyamideli. Ni ishimwe ririho, hari uburyo rigenda rivugwa bitewe n'ibyiciro cyangwa se n'ibigiro abaskuti barimo, bategura ibitaramo by'iyerekanamideli. None mu gutegura ibitaramo by'iyerekanamideli, nyuma baza gusobanura ububi bw'iyo mideli ku muco nyarwanda. Ese iyi mideli turimo twerekana ishobora kugira izihe ngaruka ku muco nyarwanda? Urumva rero yuko tuba twarabirebyeho nabyo nk'ibintu birimo biza aha ngaha, ariko none tugashaka uburyo n'aba baskuti dufite bari buze gutyara kuri iyo myambarire ku buryo itazagira icyo yangiza ku muco nyarwanda ndetse no ku muco wabo rusange. Murakoze. Rero Cobra arakoze. Buriya ni ukuvuga ngo ntuzabone ishitamba ngo ute n'urwo wari wambaye. Ni byiza ko tureba ibyo abo mu mahanga bakora, ariko tukagerageza kubihuza n'umuco wacu, noneho tukavanamo ikintu kimwe kiyunguruye kandi cyiza tubona ko cyatuganisha imbere nk'urubyiruko, nk'abajene, tugatera imbere, tugateza imbere n'igihugu cyacu. Mugitangira rero mutwibwira, naje kugira amatsiko cyane ko mufite amazina asanga abantu twese twitwa Marie Rose Umuhoza, Julien Hakizimana, ariko kumva hari kandi kantu kiyongeyeho ngo Cobra, Hippopotame. Ese kandi nkurikiye niba numva zino ndimi neza, ano mazina arimo ni amazina y'udusimba. Ese ubundi mu bagide mugendera kuki muhitamo umuntu mukavuga ngo mumwise Hippopotame? Nzi ko ari Hippopotame ni udusimba runini cyane. Bagendera kuki batanga ayo mazina? Ko abagide bagendera cyane kuba ukuntu bakubonye, ukuntu uhagaze, imyitwarire yawe, uko ugaragara. Rero banyitirira nyine icyo gisimba kinini, n'ubundi murabibona ntabwo ndi mutoya. Icyo nicyo cya mbere bagendeyeho. Noneho bajya ngo nge bari kunyita nk'ivubi wenda cyangwa iki? Birashoboka, bagira utuntu twinshi bagenderaho. Ariko icyo wenda nicyo cyagaragaraga cyane bashingiyeho. Icyo navuga, bajya kunyita rero Suriante, ntabwo njya nkunda kubabara, kenshi muranseka. Nicyo bashingiyeho cyane bajya kunyita Suriante, kandi kuko nibyo mpora nishimye, mpora nseka, ni gakeya wambona twaganira iminota nk'itatu ntaraseka. Ufite impano yo gusetsa birumvikana. Ati rero Hippopotame Suriante ni bagendeye ku myitwarire n'imico, hanyuma barari impereza, ubwo nawe nyine araryakira. Cobra urabivuga? Murakoze. Reka ngewe by'umwihariko mpere uho Toteme yaturutse, cyangwa se Toteme ya mbere ubundi yahawe ndi. Mu mateka ya Baden Powell ashinze umuryango w'abaskuti, dukunze gusangamo hari aho yari umusirikare, hari intambara yagiye arwana. Mu ntambara rero yarwanye zamugoye cyane, harimo intambara yarwanye mu Bazuru, aho yari ari gushaka uwitwaga Denizuru, yari umwami w'Abazuru. Noneho
abandi basirikare bose bayoboraga urugamba rwo kwa Denizuru bararutsindwaga cyane. Baden Powell rero yagiye kuri urwo rugamba niho yarurwanye afatanyije n'urubyiruko, muzagenda mubyumva akenshi bakunze kuvuga ko n'umukino dukina wa piste ariho waturutse. Noneho afashe Denizuru bitewe nuko abandi batari baramugezeho, yabuze ikindi yamubwira, aramubwira ati uri ikirura kidasinzira. Noneho niho toteme ya mbere yatangiye, burya abantu banabimenye, toteme ya mbere yahaye Baden Powell niyo ngiyo yitwa Ru Eve cyangwa se Ru Imbese, naho ngaho rero byaturutse. Noneho rero toteme yanjye ngiye yitwa Cobra Courage, bajya kuyimpa byarabagoye cyane, bajya kuma toteme byarabagoye cyane kuko bararebaga bagasanga ndanime, ahandi ndi Courage, ahandi ndi Travailler, bikabagora cyane. Ariko abaskuti cyangwa se abagide iyo bageze ku icyo kintu ni ikintu bitondera cyane ku buryo hari ubundi buryo babigeramo ubushishozi. Nshobora kuba mbona wa uranime ariko uri akabona yuko uri Travailler, tugashaka ibyo bintu dushobora kuba twabihuza bikabyara ikintu kimwe. Nicyo ngicyo rero bashingiraho kugira ngo baguhereze toteme runaka bitewe n'imyitwarire yawe n'uburyo wakoragamo. Murakoze cyane. Aho rero misengira ikibazo nibaza Cobra, avuga mu muryango w'abaskuti cyangwa mu bagide ngira ngo nta muntu uri timide mu Kinyarwanda, kuvuga umuntu ujunjamye, nta muntu ujunjamye mu baskuti cyangwa mu bagide. Barahaba aramutse aje mose igenda bite? Barahaba cyane cyane yuko nkuko natangiye mbivuga, imiryango yacu yakira abantu bose. Ashobora kuba ajunjamye kimwe nuko ashobora kuba afite n'ubumuga, ashobora kuba afite ubumuga bwo kutavuga, ubumuga bwo kutabona, ariko ari mu iyo miryango. Noneho rero iyo ajunjamye bigenda gute? Turabagira bagira amazina nk'ayo ngayo, ugasanga wenda yitwa nka Toti Timide, Toti Timide, ugasanga kagenda gakurura. Bigenda biterwa n'ukuntu ameze. Hari n'igihe bashobora kukwita Toti Courage kubera yuko babona yuko ushobora kubugenda nk'akanyamasyo ariko kagira umurava, kugira ngo ubutaha uzakore cyane rya zina baguhaye bari guhindurira. Hari n'igihe bari guha kubera impamvu, ugashobora kuba waritwaraga nabi bakaguhereza izina as a promotion, ariko noneho bakariguhereza no kugira ngo uzikosore, bizagutera igisebo. Hanyuma noneho rero iyo wikosoye rya zina ryawe barariguhindura bakaguhereza izina rimukwiriye. Naho ngaho rero nanone nako ngako kajya kabamo. Aha rero nagira ngo nanone ngaruke ku kintu cy'inzego. Hari ibyiciro bigira ngo abaskuti cyangwa abagide mu bugaragaramo, twihuse tubangura kugira ngo ikiganiro kitaza no gutinda. Ni zihe nzego abagide cyangwa abaskuti Suyandi bagaragaramo? Ese bagendera kuki bavana umuntu mu rwego rumwe bamwinjira bamwimurira mu rundi rwego? Kenshi tugendera ku myaka. Niba nk'uko twatangiye tuvuga, tugira n'abantu ibyiciro, tubagire tugira ibyiciro 4 kuva ku myaka 6 kugera kuri 12, tukabita inyamanza. Numva icyo ni cyo cyiciro cya mbere. Cyiciro cya kabiri ava kuri 13 akagera kuri 17 ahakitwa umugide. Noneho kuva kuri 18 kugera kuri 25 mu myaka 25 akitwa umugide mukuru. Noneho kuva kuri 25 kugeza ku gihe cyose uzava muri isi cyangwa uzaba ukiri mu muryango, kuko nta gihe tugira umuntu ashobora kuva mu muryango kuko warasezeranye urimo wukunze ubamo ku myaka runaka. Abo rero tubita abakadi, nibo bakuru. Rero urumva ni nicyo cyiciro cya 4 ari nacyo cya nyuma. Tugenda tugira n'ibirango nyine bituranga. Inyamanza nk'uko nabivuze bambara umutuku n'umweru, nk'ifurari nambaye aha hari ubururu ko haba harimo umutuku. Hanyuma aho icyiciro cya kabiri navuze ngo cy'abagide, aha hari ubururu ho haba harimo icyatsi. Noneho nyuma yaho kuva kuri 18 kuzamukana kuri 25 n'aba bakadire twambara iri bara. Noneho twambara n'izindi forme, uretse inyamanza nizo zambara umutuku n'umweru. Nicyo byiciro mwakoze. Cobra no mu baskuti niko byaba bimeze cyangwa harimo agatandukaniro? Harimo agatandukaniro. Twebwe tugira ibyiciro 4 by'abarerwa, tukagira n'icyiciro kindi kimwe cy'abarera. Icyiciro cya mbere rero cyangwa se ikigero, reka nkoreshe ibigero kuko byo bishingiye ku myaka. Ikigero cya mbere ni cy'abaskuti baturuka ku myaka 6 kugera ku myaka 12. Aho ngabo tubita abatoni, ariko mbere twahoze tubita abaruveto. Noneho icyiciro cya kabiri no guturuka ku myaka 13 kugera kuri 16. Ubwo ngerageje kubibangikanya n'abagide nta gushema ijambo, abatoni mu baskuti, inyamanza mu bagide. Noneho rero tukagira icyiciro cya kabiri gituruka ku myaka
13 kugera kuri 16, abo ngabo tubita inkesha. inkesha ubwo mwebwe mukabita abagide akaba ari byo bitaga abaekreri. None tukagira icyiciro cya gatatu gituruka ku myaka 17 kugera kuri 20 cyo cyitwa abahizi. Bari abaskuti bamaze kugimbukaho, ubwo ngubwo babitaga abakompanyi. Noneho tukagira n'icyiciro cya kane muri bya bindi by'abarerwa uturuka ku myaka 21 kugera kuri 25 bitwa ingenzi cyangwa se abarutsi. Noneho rero iyo warenze imyaka 25 ntabwo bivuze yuko ubutakiri umuskuti. Tuba tuvuga yuko uri umuskuti wize neza ushobora kuba warera babandi basigaye. Niyo mpamvu uhita uhabwa andi mahugurwa ukagaruka inyuma ukaba waba nka chef kintu cyangwa se waba nka komiseri, ariko waramaze guca muri ubwo burere bwose bw'abaskuti butandukanye. Murakoze cyane. Murakoze. Rero twenda kugaragara gusozo hari utubazo tubisigaranye wenda kurenzaho n'aka gatatu ubundi dusoze. Ni irihe tandukaniro riri hagati y'umujene uri mu bagide cyangwa mu baskuti afite arusha abandi ku buryo n'ababyeyi badukurikiye umwana aramutse abasabye cyangwa ko ashaka kujya mu bagide cyangwa mu baskuti barumuha bategije? Murakoze. Ndavuga cyane wenda ko mu bagide nk'umwana uri iwabo akaba ashobora kuba yarumvishe nk'iryo zina ngo bagide cyangwa hari ahantu yababonye akaba yabwira iwabo ngo nawe arashaka kujya mu bagide. Icyambere tugira ibikorwa bitandukanye, tugira kuba twahuza abana, tugira imyidagaduro. Imyidagaduro ni ikintu gikurura abana cyangwa se abajene. Noneho tugira inyigisho zitandukanye n'umwana uba utari muri uwo muryango. Nk'umwana w'umukobwa nshobora kuba tubana mu rugo ngewe nzi uburyo nshobora kwiteza imbere no kuvuga ngo nshobora kwizigamira kandi nkiri mutoya narabikuye mu bagide batwigisha kwizigamira kugira ngo uzabashe kwiteza imbere ejo hawe hazabe heza. Nkaba ndi umukobwa nanone nkabasha kwisobanukirwa mu gihe ngeze mu gihe cy'ubwangavu, nzi uko bijyanye n'imyororokere ku mwana w'umukobwa. Ibyo bizamfasha cyane mu kwirinda bya bibazo byose twagiye tuvuga, inda zitateganyijwe, abanshuka, ibyo byose kuko mba nzi ko umubiri wanjye ugenda uhinduka. Ibyo rero nk'umwana utaba mu bagide ntago yabimenya, utaba mu muryango ntago yabimenya. No kuba nabasha gukoresha ikoranabuhanga no kwitinyuka kuvamo kuba no kuzaba abayobozi b'ejo hazaza, ukitinyuka kubasha kuvuga ikibazo cyawe. Hari nk'abahohoterwa akagira ubwoba bwo kuba yavuga, ariko twebwe uritinyuka uhura n'abandi murasabana, tugira ingando aho hose n'ahantu duhura tukabasha guhuriza hamwe ibitekerezo byacu, amasomo, bikabasha rero kuba wa wundi utarabaye nk'uwo muryango atabasha kuba yabimenya, kuko za nshingano zacu ku giti cyacu se no ku bandi ndetse no ku gihugu, ku Mana, izo byose ni ibintu tugenda tugenderaho. Niba mbyumva neza umuntu ava mu kwitinya akitinyuka akajya ahagaragara, noneho mu bikorwa byose akora akaba yirekuye. Yego murakoze. Twebwe mu muryango w'abaskuti icyo umwana w'umuskuti aba atandukanye n'abandi, icyambere na mbere no gutinyuka kuko yabivuze. No gutinyuka kuko usanga by'umwihariko nk'abaskuti cyangwa se abagide usanga mu bigo by'amashuri akenshi abaskuti cyangwa abagide ari abayobozi b'abandi banyeshuri, ugasanga niwe duwaye, ugasanga niwe gestionnaire, ugasanga ashinzwe nk'imikino, kubera yuko uko kwitinyuka no kugira mu muryango hari icyo byamufashije kugira ngo abashe kuba yabasha kuyobora abandi. Ubwo nicyo kuba yaba umuyobozi mwiza nacyo cyita kizamo. Icya kabiri tubafasha gukuza impano bifitemo. Ugasanga nk'umwana yarasanzwe akiri umupira w'amaguru awukina hariya mu rugo, ariko awukina birangwa byo kwishimisha. Twebwe rero twamaze kubona ko umwana afite impano, turamufasha kugira ngo ya mpano ye afite ikure, ibashe kuba yajya ahagaragara no mu gihe gitaha izamubyarire umusaruro. Ikindi dufasha imiryango yacu ibitandukaniyeho n'abandi ni imikoranire. Hari igihe nk'uko bakunze kubivuga abana bajunjamye. Iyo umwana aba wenyine abakunda kuba ajunjamye cyane, ariko abana tuba dufite kubera yuko babana n'abandi mu matsinda matoya no kugira tuzamuka, usanga bo bakunze kuba bari sharp, batyaye cyane, bihuta mu byo bari gukora, bigatuma babasha no gukorana n'abandi neza muri rusange. Ibyo ngibyo numva ari byo by'ingenzi dufasha abantu cyangwa se abana turera mu muryango wacu w'abaskuti cyangwa se w'abagide. Murakoze.
rero nerekeza ku musozo ndongera kugaruka kuri amazina yanyu Hippopotame souriante atubwiye ko rwose mu bintu byo gusetsa ari impano zawe utajya ubaho ubabaye gira nk'akantu dukorera ku buryo koko n'umuntu uzadukurikira azavuga ati twahuye na Hippopotame souriante ati tuzajya tuvuga ati nahuye na Hippopotame souriante koko siziwe byaterwa se ntabwo nsobanuye neza akantu kabasetsa se akadusetsa akantu k'umwihariko nyine ufite n'iyo uri mu bajene urera abagide batoya uburyo ubakorera rwose ukabona bahuye na souriante koko bakishima. iyo turi kumwe twicaranye cyane turimo tuganira nkunda kubabwira ko umuntu wese niyo yaba ababaye muri we kugira ngo abe undi wese si ngombwa ko umuntu wese amenya akababaro kawe si ngombwa ko umuntu wese amenya ko ubabaye kuko abantu iyo dutandukanye hari umuntu ushobora kubona ubabaye akaguseka akakwibazaho ariko iteka iyo mubonye ukamusuhuza ugaseka bihita ntabwo ashobora kugukeka ko ushobora kuba ufite ikibazo cyaba kiguhangayikishije nkabagira inama yo kuba bahora baseka kuko guseka nk'uko bajya bivuga byongera iminsi yo kubaho binatuma nta muntu ubasha kukwinjirira cyane kuko burya ngo utakubonye nta kubara ubu duhuye mfite ikibazo ariko twahura nkagusuhuza ngaseka iyo nkibasuhuza mbanza guseka nicyo kintu cya mbere babinziho tugakomeza kuganira rero niyo nanabajyamo mfite akababaro nka komiseri ntago nabasha kubaganiriza koko ngo babashe kunyumva kandi babona umubabaro mfite ariko nkibasuhuza ngaseka bahita babona ko ibintu ari neza tugakomeza tugendana. Murakoze. Hippopotame souriante arakoze cobra courage ni iki kigaragaza vraiment courage ukuntu umuntu uri courage murakoze cyane ngo n'umunyamurava byageze kubishyira mu Kinyarwanda yego ubundi ni imbarabara y'umurava ubwo rero byagorana akakanya kugira ngo mbereke umurava ahantu buri kiretse nyine haramutse habaye hari igikorwa tugiye kugikora nibwo mwabona umurava wa nyawo wa cobra courage hariho ariko ubu ngubu turi kuganira nta gikorwa dufite ubwo nyine urumva ubukuraje biri kugaragara mu byo mvuga no mu buryo mvugamo niho bigaragarira cyane. Murakoze. Nshuti n'abakunzi ba Fata Ikiganza TV twari kumwe na komiseri w'abagide mu karere ka Muhanga na komiseri w'abaskuti mu karere ka Muhanga twagiranye ibiganiro byiza kandi bitandukanye n'ibintu byinshi umuntu yababaza ariko ngira ngo muri commentaire muzabidufashemo mubabaze ibyo mubona tutababajije kugira ngo dukomeze nyine dutere imbere kandi n'umuryango nabo bashinzwe bakomeze batere imbere baharanire gusiga isi ari nziza kuruta uko bayisanze nkuko bikunda kuba muri gahunda zabo. Nkaba rero mbashimiye ko mwadukurikiye mbasaba gukora like, share na comments kugira ngo ubutumwa bwacu bugere kuri benshi. Murakoze cyane.